iyo ufite imyaka 30 umuntu ashobora kukubona ukabona nta kibazo 35 wagera kuri 40 kashi zamara kwiyongera ugatangira kugaragara ukuri kuko nubundi burya niko wari uri nuko utari ufite uburyo bwo gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu hari ahantu Paulo yigeze kwandikira Timoteyo navuga ngo ntukihutire kurambika ibiganza ku bantu ubarobanurira umurimo kuko ibyaha by'abantu bamwe ngo bigaragara kare ngo iby'abandi bikagaragara bitinze, burya biba bibunze muri bo bikazapfunuka iyo habonetse imvura igwa ikabyuhira kazamuka. Yesu yarabivuze neza aravuga ngo ntushobora gusoroma imbuto nziza ku giti kibi, ntushobora gusoroma imizabibu ku gitovu. Igitovu iyo cyeze cyera ibitovu, imizabibu iyo yeze yera inzabibu. Uzabona abantu bamwe bashobora kumuha ubuyobozi akaba umugome kandi ubundi warajya kubona ari umwana mwiza, buriya bugoma bwigishijwe n'iki? Nubundi yari umugome ariko nta mbaraga yari afite zo gukora ubugome, ariko noneho abonye imbaraga uwo ari we yisohokamo agaragara uko ari. Rero none se imigani Yesu yacira nabisobanura aravuga ngo imbuto zimwe zaragiye zigwa mu maho zirazamuka amahoro aziniga. Burya rero wa muntu wicaye yifitiye amaganya y'ubutunzi, yifitiye kwisuzugura, yifitiye kugira gute, iyo amaze kubona ibintu imbuto zikurira muri uko atangira gukura mu bukire yera bya bindi yari byo ubundi atagaragazaga kubera ko ntacyo afite gituma bigaragara.